yatanze ibiryo i Samariya, mpamagaye iyahaye Sara umwana mu zabukuru, mpamagaye iyatambutse mu nyanja nayo ikagira ubwoba, ndayihamagaye. Iza yitegereza ibyaguteye, iza yitegereze, dore ugiye gukorwa n'isoni. Iza yitegereze. Mana we, ndumva nshaka kwiza ikitegereza. Hari igihe tuyihamagara ikanasubiza yatumye, hari igihe tuyihamagara ikanasubiza itarebye, hari igihe tuyihamagara ikohereza ubutabazi itaje ngo irebe. Ariko ijambo riravuze ngo, nanjye ningingiye muri iri jambo, iza yitegereza ibintu bitumye ukorwa n'isoni, zigukoze utarabeshya Imana, zigukoze. Kandi Bibiliya ivuga ngo abiringiye Imana ntibazakorwa n'isoni, kandi dore ziragukoze pe. Ubukwe burapfuye inshuro ebyiri, kugira ngo ubukwe bupfa. So invitation ishara ari buze kugufata akakubwira ati nabivuyemo. Byigeze kutubaho ndi umukobwa, turicara mu bukwe bw'umukobwa inshuti yacu ari bujya muri Seville, tugiye kumva twumva umusore aratubwiye ngo ubwo bushara bwanyu ngo niyo mitobe ngo nibyo biryo mwari mwatubwiye ngo mukore fagitire nzishyura. Ndatesha agaciro igihombo cyaguteye, ndatesha ibyaguteye, nanjye mbiteye mu birindiro kwa jina la Yesu. Ndashaka gusenga, gusenga, gukingura ijuru, gusenga gufasha umuntu gukiza imibabaro. Yesu, reka mbashimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri Prophetess Mama Lionel. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ibanezeze, ibasetse, ibishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha, kandi kiruta byose mwishimye museka. Kandi wowe ubabaye ndaguhumurije, akira ihumure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Akira kugubwa neza, akira gutetera mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe guha. Ubwo twageze mu buhanuzi, akira, ariko rekura. Rekura ishari, rekura ubugome, rekura ubusambanyi, rekura uburozi, rekura. Turakubita izo ntoki zagufashe, turakubita ibitekerezo mu izina rya Yesu Kristo. Rekura. Icya gatatu, ubaha Imana, ubaha abakuyobora, ubaha abagutegeka, ubaha so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe. Mwaramutse kandi muraho neza? Yego muraho, mwaramutse. Baha ikaze na karibu. Murakoze cyane kuduha ikaze na karibu. Ubwo gahunda na porogaramu ni Uwiteka. Yego. Nyuma y'ibyo rero dusuje abantu bari burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali nta gatandatu yo diaspora, n'abantu badukunda bacecetse, abakoze subscribe. Abadukunda bacecetse uzi aho nshaka kuvuga, ni babandi batureba ariko batarakoze subscribe. Tuzareba ibiganiro bya Mama Lionel byose, ariko ntabwo tuzakanda subscribe. Mbese tuzabireba ducecetse. Ni nko kuberurira ukareba kongera ukagera. Araza agahengereza. Batese hariya yari yanzuremo umuntu batari ko twigeze kubonera idori nyeganyega. Tubanza arimo. Bene abantu turabasuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunabashimira ko muduha umusanzu, muduha imbaraga zanyu nubwo mutureba mucecetse. Reka nshimira abantu bakanda like buri kiganiro ko gisohotse. Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi muri iyi minsi 100 ni 100 ubwo nari mvuze imaze kurangira. Turi mu minsi 100. Turi mu minsi 100 yo kwibuka abazize jenoside, abatutsi bazize jenoside muri Mata 1994. Mukomere, mwibuke, mwiyubaka. Ndio. Twibuke, twiyubaka. Kuko nizo mbaraga. Wibutse ntiwiyubake, wazasenyuka. Yego. Nanone wiyubatse ntiwibuke, amateka abana bacu bazayibagirwa. Ikaze mu kiganiro, niba hari abafite wo gusubiza no kwakira. Ndakira umuntu wese dukurikira akanadukurikirana. Nakiriye abahanuzi bagenzi banjye. Uwiteka agure impano zanyu,
abavugabutumwa b'umuhamagaro. Umuhamagaro ubwo ni bamwe batagira amatitire, batari ba bishopu, ba mwarimu, ba pasiteri, abashumba. Ni abavugabutumwa b'umuhamagaro. Kera ngo bari ab'ubushake, baza gusanga iryo zina ntirifututse, bajya bakora ari uko babishatse, birangira ari ab'umuhamagaro. Ndabakiriye muri iki kiganiro. Nakiriye abantu bose bakunda gukurikirana ibiganiro byacu. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Mana turagushimiye cyane ibikomeye. Tugushimiye urukundo rutagira akagero. Ineza yawe nta wayirondora. Haleluya. Amen. Ineza ugirira abera nta wayirondora. Bibiliya ikavuga ngo ugirira ukanavubira imvura babi n'abeza. Ni wowe nabonye ukunda n'abapagani, n'abanyabyaha, n'abatagukorera. Ndagushimiye. Uyu mwanya ingoma yawe yongere yogere. Ubwami bwawe buze, dushaka kibeho. Tugiye kubwira abantu ibyururutse umutima. Tugiye kubwira abantu kugira neza bugacya bukira. Tugiye kongera gushimangira ineza yawe n'urukundo ugira. Urakoze cyane, ndagushimiye. Gukora n'ibirenze ibyo nsabye. Bisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. 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 Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Turagira ngo tubwire abantu badukurikiye n'icano y'ubuhanuzi. Ndumva ndi mu mwuka ndetse no kwizera ko guhanura. Amaganya ya Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 1 haravuze ngo Uwiteka ibuka ibyaduteye, itegereze kandi urebe gukorwa n'isoni kwacu. Ni ijambo rimeze nko guhuruza, nko kubwira Uwiteka, nko kuvuga ati Uwiteka we, twatewe ibuka ibintu byaduteye, ibuka ibyaduteye. Itegereze, n'ubyibuka unitegereze. Hatagize umuntu ukubwira wowe itegereze. Kandi urebe gukorwa n'isoni kwacu, kuko ibintu byaduteye byatumye dukorwa n'isoni. Ibyo bintu byose ubyibuka ubirebe. Niryo jambo tugiye kuganira. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kubwira umuntu unkurikiye amaze igihe adaseka. Unkurikiye amaze igihe mu ntambara, amaze igihe mu bibazo bitandukanye. Umuntu unkurikiye amaze igihe afite ibyamuteye. Maze rero hari ibintu byateye muri no minsi, byabaye byinshi, biratera ibintu bitera bigatera n'abantu basenga, ibintu bitera bigatera n'abantu bumvijwe. Ngaho nyumvira, ibintu bitera bigatera n'abantu bakorera Imana. Ngaho nyumvira ibyo bintu pe, ibintu byaduteye. Uyu ni Yeremiya wahuye n'ibibazo ubushize namuvuzeho uburyo ariwe muhanuzi wapfuye ari umusore. Arakubitika ageraho bimurenga yandika n'igitabo cy'amaganya. Ibaze kumanuka muri Yeremiya ukagira n'amaganya. Ukaba Yeremiya ukagira n'amaganya yawe. Sha Yeremiya warakubititse pe. Ibaze kumva ntibihagije akazaho n'amaganya. Aya ni amaganya ye rero. Arimo atabaza ati buka ibintu byaduteye. Hari ibintu byaduteye. Ndashaka kubwira abantu bankurikiye muri aka kanya. Nkunda gukurikirwa n'abantu benshi, abasubijwe. Ushobora gusubizwa ariko ukagira ibindi bigutera. Abarozi bakagutera, bakakurisha ibyawe nabi. Siko ushobora kuba nta kibazo ufite, warasubijwe, udari mu bantu basengera ibyifuzo. Ariko abarozi bakakurisha ibintu byawe nabi we. Ukarya ibintu byawe nabi. Urwaragurika, bagukubita ihembe rikaguturitsa imbavu. Bugacya ukajya kwa Nyirinkwaya, ukavayo ukajya Roi Faisal. Ibyo nawe ni ibintu biba byaraguteye. Ibuka ibintu byaduteye. Ndashaka guhanura kandi cyane ndumva ashaka gutunga urutoki ku byaguteye. Umunsi umwe Uwiteka aravuze ati sindi buvugane n'ibibazo, sindi buvugane na Zerubabeli, ahubwo ndavugana n'imisozi igenda kuri zero iri imbere ya Zerubabeli.
Uwiteka arareba ati yewe ndumva ntari buvugane n'abantu banjye, ahubwo ndajya kuvugana n'ibibazo bigenda ku bantu banjye. Ibyo nibyo abo nibo njya kuvugana nabo. Imana ishimwe cyane. Arangije avuga ati wa musozi wubundi kumaze igihe, wa musozi we Zerubabeli amaze iminsi ntabaza, ndumva ntakeneye kujya imbere, ahubwo nje kuvugana n'ibyamuteye n'iyi misozi yamuteye. Wa musozi we wiyita iki? Ubundi ufite izina, waturutse he, watumwe nande, bite bya habari zako, wiyita iki imbere ya Zerubabeli bituma umutera bene aka kageni? Umusozi uhabwa itangazo, uzahava. Itangazo rya mbere, uzahava. Ibyaguteye bizahava mama, humura. Uzahava maze aha hose hahinduka ikibaya, Zerubabeli atambuke anezerewe. Amina. Uzahava atambuka anezerewe. Ibyaguteye bizahava. Bizahava. Birashoboka ko watewe n'ubugumba ariko buzahava. Nzanye itangazo rivuga ko ibintu byaguteye bizahava. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Iyo mvuga ibyaduteye nuko nanjye hari ibyigeze kuntera nkunda kuvuga nkashyiramo n'ubuhamya bwanjye. Nanjye nigeze kugira ibintu bintera byaduteye, nigeze guterwa n'inzara. Inzara zidakomanze, inzara izayihaye ijambo, kandi ubona inzara ishima ubushyitsi. Umwana wanjye w'imfura yari afite imyaka 2. Papa we agiye kwihugura cyangwa se gusoza amashuri ye mu byerekeranye n'ubukanishi, ajya i Bugande, sigara mu Rwanda mu nzu y'ubukode itagira n'isima mu nzu. Arangije amafaranga yansigiye, nta n'ukwezi umuntu yari kuyarya, kandi agiye kumara igihe kirekire. Nimvuga ibyaduteye nanjye nuko ari ibyanteye kandi bigakurwaho, kuko ndashaka guhangana n'ibyaguteye mu butware mpabwa na Yesu wapfuye akazuka. Noneho amaze kugenda, hari igihe kimwe byaducanze, aravuga se Mana urabusubiye iwanyu, biragenda gute ko mbona kandi kwiga ntari bubireke? Nabwo ni rero kuba twarasezeranye ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse, ibi ni ibyaduteye. Burya ibintu nibigutera ujye wiga no kubibamo. Niyo mpamvu muri byaririmbye ngo mwiyumanganye mu byago. Hanyuma inzara irankubita, ariko niga kubana n'ibyanteye, nta muntu n'umwe nsakurije no mu kibazo kibigutera. Jya wiga guceceka no kubana n'ibintu byaguteye, wige kusakuriza ibyaguteyeho kugira ngo ujye gusakuriza abantu bahazi. Bisakurize, bibitera ubwoba. Byaguteye bitera ubwoba, jya mu yibi ubibikemo ubwoba, uvuga uti nubwo mbona mwatinze kuva ariko ndababikamo ubwoba. Yewe wanzara nguteye ubwoba, yewe wakode nguteye ubwoba, ariko yewe wakutabyara, nguteye ubwoba hungabana, yewe wakudashaka, nguteye ubwoba hungabana, yewe kubura ubwo nshaka hungabana, nguteye isereri, nguteye isereri. Ndumva ashaka ko wigira igifaru kundusha, ugatera ubwoba ibintu byihaye intebe, ukabibirandurana n'intebe ugakubita hariya. Ndafashije. Amen. Nahagurukanye ibintu byashatse kuza kuntera ubwoba, ngize Imana urugo ndugezemo ndabyaye, inzara iraje, niga kubana n'ibiceri 300, nkajya ngura amakara y'100 n'ibijumba by'100 na voka z'100. Turuwasa akantunga nkaramuka, nkagira umwana utagira peti. Burya Imana izi kubana natwe mu byaduteye. Imana imubuza peti akajya areba ibiryo ukabona birashekeje. Mbese vuga uti cameraman akajya areba ibiryo, cameraman dufitiye umunsi akabura peti, akabura peti. Noneho ikintu cyanangaje, nubwo niriraga ibyo bijumba nkinywera amazi, Imana yafataga icyitwa amashereka ikawubura mu manyonyo. Umwana konka agahaga ariko akanga ibiryo, kandi agatinya kujya kureba n'ibiryo by'abandi. Nkagira amahirwe icyo gihe nabaga mu nzu nyinshi, kwa kundi umuntu ukodesha ukagira ngo ni ibigo by'amashuri. Hari ukuntu abantu baba, ibyo nabyo ni ibyaguteye. Ubundi uba mu bigo by'amashuri, hari igihe usanga umuntu yubatse imiryango, ugasanga ni nk'imiryango 8 ikurikiranye, imwe ikodeshwa 25, ukabona na nyirayo nawe yayubatse nk'amashuri agatondekanya hose. Abantu ko batse twaje mu ishuri iyi nenterira, nasohoka nkakubitana n'ababyaye indahekana, nasohoka nkakubitana n'abarya bigoye,
nasohoka nkakubitana n'abinjiza abagabo. Ibi bintu byaduteye n'ibiki dukorera Imana? Ubundi ibi bintu byabateye musenga, ibintu byaduteye turya igaburo, ibintu byaduteye dukorera Imana tutayibyaha, ibyaduteye ndashaka ko uza tukirema inteko. Ni ku iteka bwe Yosuwa ngo mwireme inteko gusa murebe agakiza ndi bubazanire uyu munsi. Ndashaka ko mu bintu byaduteye tuza tukirema inteko, ariko ngwino ariko twireme inteko urebe agakiza Uwiteka ari buzane. Imana ihabwe icyubahiro. Kera kabendwana nicyo kigeragezo ndagenda ngitera ubwoba ngikura umutima. Ariko ni kigeragezo gikura umutima. Igikura umutima cyane akureba kigahamuka. Mumbabare nkoresheje wenda imvugo itakiriho, ni ikigeragezo mvuze. Hari igihe ufata ikigeragezo ukajya ugitera ubwoba ubwacyo kikagutinya kikagira ihungabana. Munsi umwe Yesu yigeze gutera ubwoba abadayimoni bari mu bantu. Abantu bagenda batera rivansi basubira inyuma bati duhure hehe Yesu mwana w'Imana. Nabo bari barakubitanye n'ibyabateye. Ariko ndashaka kukubwira ko ibyaguteye hari imbaraga zigiye kubitera. Sifa kwa Bwana. Amen. Oh, haleluya. Ibintu byaguteye hari imbaraga zimanutse mu ijuru, nabyo biterwe byumve se nyine. Nabyo bihangayika byumve se nyine. Ariko uziko umurozi ukuroga nawe ajya agira igihe arwara agapfa. Hari umurozi wigeze kurwara pe, ararwara agera kure, araremba kandi nawe arwara ibirozi. Ndavuga ntuzi ko nabo barogwa di, apfa byimbye amaguru, apfa aribwa, apfa babara baramuroza ananirwa ubwivuza, nabo birabatera. Ibintu byaguteye nabyo ndabiteye. Ibintu byaguteye iyi saha, aya masaha ucyumva ikiganiro, ibintu byaguteye byose bikaba bitumye ukorwa n'isoni. Uzi ko hari bigutera n'isoni zikagukora. Inukuri pe, n'isoni zikagukora. Jambo ryavuze ngo ibuka ibyaduteye, itegereze kandi urebe gukorwa n'isoni kwacu. Uzi ko araho mugera isoni zikabakora neza, ukabona cya munara barayiteje we yego, ukajya no muyitatu Imana iti ndakurengeye, bugacya bateza. Ibaza kugira ngo Imana ikubwire ngo ndakurengeye, bugacya bateza cya munara. Imana ikubwire ngo nguhaye urubyaro, bugacya ndivamo. Imana ikubwire ngo ndagukijije, bugacya upfa. Noneho muri ibi bintu byaduteye harimo no gukorwa n'isoni. Bibiliya iravuze ngo maze ngo uze witegereze Mana. Mpamagaye Imana nk'umuhanuzi kazi Imana yatumye. Mpamagaye Imana Data wa twese iyambukije Abisirayeli. Mpamagaye yatanze ibiryo i Samariya. Mpamagaye iyahaye Sara umwana mu zabukuru. Mpamagaye yatambutse mu nyanja nayo ikagira ubwoba. Ndayihamagaye iza yitegereza ibyaguteye, iza yitegereze dore ugiye gukorwa n'isoni. Iza yitegereze Mana we, ndumva nshaka kwiza ikitegereza. Hari igihe tuyihamagara ikanasubiza yatumye, hari igihe tuyihamagara ikanasubiza itarebye. Hari igihe tuyihamagara ikohereza ubutabazi itaje ngo irebe. Ariko ijambo riravuze ngo, nanjye ningingiye muri iri jambo, iza yitegereza ibintu bitumye ukorwa n'isoni. Zigukoze utarabeshya Imana, zigukoze kandi Bibiliya ivuga ngo abiringiye Imana ntibazakorwa n'isoni. Kandi dore ziragukoze pe. Ubukwe burapfuye inshuro ebyiri. Kugira ngo ubukwe bupfa so invitation ishara ari buze kugufata akakubwira ati nabivuyemo. Kigeze kutubaho ndo umukobwa, turicara mu bukwe bw'umukobwa inshuti yacu ari bujya muri Seville. Tugiye kumva umusore aratubwiye ngo ubwo bushara bwanyu ngo niyo mitobe ngo nibyo biryo mwari mwatubwiye ngo mukore fagitire nzishyura, ngo ntabwo ngiye gupfa, ngo ntabwo ngiye kwiyahura. Isoni ziradukora. Ariko tujya imbere y'Imana turavuga tuti Imana ibuka ibyaduteye, uzureba isoni ziradukoze. Nyuma Imana imuhaza amarira imushingira umugabo ukaze. Ibuka ibintu uze witegereze. Ndashaka ko Imana izi ikitegereza mu rugo rwawe ibyaguteye. Ndashaka ko Imana iza ikitegereza mu kazi ibikigenda kandi ukora byaranze nta mukiri uheruka. Iza yitegereze. Ndumva nshaka kugutumirira Imana, haleluya, ikazi ikitegereza muri iyo nda yawe kuki babonamo negatifu, isoni zikaba zigukoze, ukaba umaze imyaka 32 mu rugo utabyara. Iza yitegereze yo kabyara. Ndayitumiye mu bana bawe babona amanota make. Iza yitegereze ibintu byahateye. Ndayitumiye mu mirima yawe itera kandi wafumbiye. Iza yitegereze ngo Mana ngo itegereze ngo ibintu byaduteye
ngo witegereze urebe, niwitegereza ngo kandi urebe gukorwa n'isoni. Mana we urebe uno mukobwa, Mana we uzi urebe uno musore nubwo yerekanywe nta materiyeri afite mu nzu zatuma akora ubukwe. Mana witegereze uzi urebe ibintu byateye uyu mugabo, ntagira ubutabazi, ahorana ibibazo. Uze witegereze urebe uyu mumama, nta kazi agira kandi yarize kandi afite kuraje zo gukora. Witegereze urebe ibyamuteye. Mana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Hana yigeze kwirwanaho aravuga ati ndabona hari ibintu byanteye, nari naratewe n'ubugumba ariko ndabona hari ibintu birimo bigenda byiyongeraho. Ndabona hari ibindi binteye binyuze muri muke bari kunsuzugura no kumenyera. Ndabona hari ibindi binteye muri quartier ndatambuka bakavuga ngo nimurebe wa mugore utabyara. Ndabona hari ibindi binteye. None Mana ndashaka kuzi wawe agishiro. Abwira Imana ati witegereze urebe isoni zarankoze, peni narabyara buri munsi cyewe nabaye ingumba. Mana irangije iryo joro riramwibuka, nawe iri joro kwibuke izirebe ibyaguteye. Ndumva nshoje, ndashaka gusoza nawe warunkurikiye ariko nkubwira ngo hari Imana ije kureba ibyaguteye. Ndashaka ko Imana imanuka kazi kareba ibintu byaguteye. Ndashaka ko Imana imanuka kazi kitegereza kagira ibintu ihindura ku buzima bwawe. Ndashaka ko Imana imanuka kazi kareba ibyateye itorero rituma barimenyera bigeze hano. Muri mbyarahemye ngo yewe kintu cyazanye, yewe kintu cyazanye ibice muri ryo kikarisuzuguza abataririmo, nyamara bera baryo bahora bari maso. Haleluya. Babwira umwami byaryo ngo azarirengere. Nyamara rero nyamara bera baryo bahora bari maso. Haleluya. Babwira umwami byaryo ngo azarirengere. Hari Imana irengera, hari Imana itabara, ibyateye itorero, hari Imana we, ibyateye itorero. Haleluya. Byateye itorero rituma abanywanzoga bajya mu kabari bakarivuga. Yego. Byateye itorero Yego. rituma bavuga ngo ntibacyuzura umwuka wera. Yego. Ibyateye itorero rituma bavuga ngo abakobwa baryo Yego. ngo nibo bagumirwa. Ibyateye itorero ngo nibi abataririmo, yewe nyamara bera baryo bahora bari maso. Haleluya. Babwira umwami byaryo ngo azarirengere. Nyamara rero nyamara bera baryo bahora bari maso. Haleluya. Babwira umwami byaryo ngo azarirengere. Ndacyari ku itorero, hari ibyariteye bituma abantu bavuga ngo twakizwa ariko ntitwajya kurikirizwamo. Ndacyari ku byateye itorero rituma bamwe muri ryo bajya kurigambanira. Ibyateye iri torero rituma abaryinjiyemo kera bamererwa nabi gutya. Ibyateye itorero rituma bera baryo batangiye gucika intege. Ibyateye itorero uzubirebe bitumye rikorwa n'isoni, abantu bakaba bumva bataza kurisengeramo, abandi bakaba bumva nta mukobwa waho basaba, abandi bakaba bumva nta mugabo waho bakwemera, abandi bakaba bumva nta muntu wo muri iriya torero baha akazi kubera ibyariteye. Mana uze udukize ibyaduteye. Mana iyi ni isaha mfashe yo kuguhamagara ngo uze urebe witegereze gukorwa n'isoni abantu bawe zikoze.
baraguhamije, umuntu akamara imyaka akijijwe neza akitandukanya n'ibitameze neza, ariko isoni zikaba zimukoze kubera ibyamuteye. Ngwino utabare, manukane ingabo nini n'intoya, uze urebe ibyamuteye, urebe ibyaduteye. Mana, ndi kuguhendahendera muri iri jambo, uze urebe ibyateye. Uyu muntu umaze iminsi arepeta, aririmba, atanga icya 10 n'amaturo, ariko akaba abaye ingaruzwa muheto y'abapagani, y'abahaza amahoro yabo. Ngwino urebe, witegereze gukorwa n'isoni kwabo, maze utabara abantu bawe, ubakize ibyabateye. Samara bigeze guterwa n'inzara, ngo iranahagota. Nibavuga ko uhagota ni ukuvuga ngo nta n'insibo n'imwe yasigaye, nta mudugudu n'umwe wasigaye. Iyo bavuga ngo irahagota, hateye inzara, iranahagota, no mu ngo z'abakirigeramo. Elisa ahageze, hamagara Imana ngo izirebe ibyateye i Samariya. Imana izana ibiryo, irebe ibyateye, irebe ibyateye, ibyaduteye. Ndi kuyihendahendera muri Kristo Yesu, izirebe ibyateye, ibyaguteye. Byaguteye warahamije Imana, warahamije Imana, ariko ukaba ibyaguteye bitumye ubura n'ikiro cy'umuceri wawe. Byaguteye Mana, ibuka ibyaduteye, itegereze kandi urebe gukorwa n'isoni kwacu, urebe gukorwa n'isoni kwacu, wibuka ibyaduteye. Herode yagabye igitero mu bana b'Imana, arangije aravuga ati ndabica, nindangiza niyongeze Petero. Imana icikisha Petero muri gereza kubera abitorero basenze. Imbaraga z'Imana ziramanuka, ibyateye Petero bicika intege. Herode atagaciro. Ndatesha agaciro ibyaguteye, ndatesha agaciro inzara yaguteye, ndatesha agaciro abantu bakubahutse, ndatesha agaciro imbaraga zaguteye, ndatesha agaciro igihombo cyaguteye, ndatesha ibyaguteye, nanjye mbiteye mu birindiro kwa jina la Yesu. Ndashaka gusenga, gusenga, gukingura ijuru, gusenga gufasha umuntu gukiza imibabaro, gutera ibyiringiro mu mutima w'umuntu, gusenga gufasha umuntu. Yesu avuga iminsi y'imperuka ko izaba iruhije, abwira abigishwa bose kujya bahora basenga, gusenga gufasha umuntu. Gusenga, yewe gusenga, gukingura ijuru, gutera ibyiringiro mu mutima w'umuntu, gusenga gufasha umuntu. Bazabanga babamora, bazabarenganya, uko bamugiriye niko yabasezeranije, gusenga gufasha umuntu. Gusenga, yewe gusenga, gukingura ijuru, gusenga gufasha umuntu gukiza imibabaro, gutera ibyiringiro mu mutima w'umuntu, gusenga gufasha umuntu. Ndumva ashaka kugusengera. Byaguteye bitateguje, hari n'ibyaje byateguje. Muroza arakubwira ati uzabyara umbajije, uzashaka umbajije, kandi zisa koko bikaba byaranze. Ibyo ni ibyaguteye ngiye nanjye gutera mu butware mpabwa niyamamagaye nk'umuhanuzikazi. Byaguteye bigiye guhura n'Imana, bigiye kwicuza icyabizana. Byaguteye bigiye kuregereta,
bigiye kwishaka byibure, kuko hari imbaraga zoherejwe nonaha ndi kubona zije guhangana na buri kimwe ku kintu cyose cya rapokishere bosankotaya takida dosaya cyaguteye. Cyaguteye kigiye kwicuza impamvu cyahatinze, kigiye kwishaka kibure. Araza gushyiraho inzira, araza gushyiraho inzira, areba kuraho ntabasha kurora, nzahora mwiringira. Imana ije gushyiraho inzira, ije kugushyiriraho umurongo utavogerwa, ije kugushyira ahantu bitongera kugushyikira, ije kuguhisha ahantu bitongera kugutera ngo ije kugushyiraho bitongera kukubonera, kukwihererana ngo bigutere bikubone, bikubuze kujya muri korari, bikubuze kujya aho abandi bari, bikubuze. Ije gushyiraho inzira. Reka dusenge aho uri hose, waba ugenda turasenga, waba wicaye turasenga, waba uryamye turasenga. Tugiye gusenga. Gusenga n'indirimbo byabo bitumbagira mu ijuru. Gusenga n'indirimbo byabo bitumbagira mu ijuru. Mwami Yesu, gusenga kwacu kuratumbagira kukarenga inyenyeri. Amasengesho agera ahantu ntaragera. N'ubu ntumbagije amasengesho. Hari ukuntu yatera vitensi akaguruka, akajyaho amababa. Nyashyizeho vitensi aya masengesho. Ndakisa kotayebo nikirebo sanko atumbagire cyane, ntihagire inkomyi, ntihagire ikiyatange, ntarare, ntahagarare, niyitambike, ntihagire umunota n'isegonda, atumbagire. Sengesha amanukane bisubizo kandi amanukane intsinzi. Urakoze, ndagushimiye ko ukoze. Ndabona hari inkike zari zariyubatse ziritaguritse, ndabona hari amarembo yari yarafunzwe yuguruwe, ndabona hari inzugi zivunaguritse, ndabona hari irikiribo sankotaya, hari ibintu bihindutse. Urakoze, urakoze, urakoze ko ibyateye uno muntu muri ndonda abaganga babuze, bacisha muri meraye bakabona nta kirimo kandi byaramuteye bimurya. Ndabona ino nduyikozemo. Veronica, ndabona ukoze mu nda ye guhera ku mukondo kumanura, ndabona wopeye. Haleluya. Ibyamuteye bidateguje ubikuyemo. Haleluya. Ndabona ukoze mu matwi y'uyu muntu, byamuteye banyuza bagafotora bagasanga nta kintu kirimo. Ndabona iyi ndwara y'amatwi uyikirije muri iri teraniro. Haleluya. Shimwa Gorogota, izina ryo rihabwa icyubahiro. Urakoze Yesu, ndagushimiye cyane kuko uzi ibintu bikomeye, ukoze ibirenze. Mu izina rya Data twese Imana umwuka wera. Amina, amen, amen. Shalom, shalom.